biragoye ko ushobora gufata umuntu ukamubwira ati ibi bintu ukora ni bibi, yaramaze kubihitamo, abona bimubeshejeho, kubesha bimubeshejeho, gutukana yumva ari byo bimuhaye icyubahiro, asambana kumva yanejeje umubiri ntibishoboka. Ariko umwuka iyo amugezemo aramuhindura pe. Naba ndi kugusaba ikintu gikomeye mwene data, kandi naba ndi kukurushya. Ntuzigera umenya ububi bwo gusambana utaruzura umwuka we, ndetse ntuzanamenya uburyohe bw'agakiza utaruzura umwuka we. Shalom bene data, ndabasuhuje bifurije amahoro ava ku Mana. Nitwa Evangeliste Xavier Rutabagisha. Imana iguha umugisha, nishimiye kuganira nawe ijambo ry'Imana. Imana ikugirire neza kandi kwiteho. Ndanezerewe kuba ngiye gusangira nawe ijambo ry'Imana. Ndagira ngo twihute dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya mwiza ukomeye kugira ngo tuganiremo na bene data ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo ritubohore kandi rikize imitima yacu. Ngaho umugisha uyu mwene data ufashe umwanya agakurikira ijambo ryawe. Urwanya ibiturwanya, ubangamira imigambi y'inshakura, wihesha icyubahiro muri byose. Ndagushimiye kuko ibirenze byo ngusabye. Reka umwigisha agabanira hagati n'uwigishwa, ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana yampaye ijambo ryo kuganiriza, dusanga mu Galatiya ibice 5 umurongo wa 22. Haravuze ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byaryo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Niwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira nkuganirize ku ijambo rifite, ndashaka kuganiriza ku mbuto z'umwuka wera. Mu by'ukuri abantu benshi bakunda kwibaza kuri aya magambo cyane, bakibaza ku mbuto z'umwuka wera, bakibaza ahantu imbuto z'umwuka wera zihurira n'agakiza, kandi bakabigiraho amagambo menshi, bamwe bakabigiraho impaka mu buryo budasanzwe. Ariko ndashaka kukwigisha ko izi mbuto z'umwuka wera zose hamwe ni 9. Ariko ikitangaje kuri zo ni uburyo zigenda zuzuzanya, kandi Bibiliya izivuzeho ijya gusoza iravuga ngo bene ibyo nta mategeko abihana. Bishatse kuvuga ngo izi mbuto zifite aho zihuriye n'ubuzima bwa buri munsi, kuko ubuzima tubamo ni ubuzima iteka ryose buhora buhanganye n'amategeko. Kugira ngo ugire izi mbuto 9 Bibiliya ivuze ngo, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo. Kugira ngo ugire urukundo, ibyishimo, amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Mbese Bibiliya ivuze ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. Bisaba kubanza kuzura umwuka wera. Abantu benshi baribaza ngo umwuka wera ni iki? Umwuka wera ari mu butatu butagatifu bw'Imana. Umwuka niwe waremye isi, kandi umwuka wera aho atandukanira cyangwa se aho ubuzima bwacu abigisha b'iki gihe cyangwa se abariho muri iki gihe mu isezerano rishya batandukana no mu isezerano rya kera, nusoma uzasanga abahanuzi ba kera abato n'abakuru, umwuka wera uburyo yakoranaga nabo yabazagaho bagatambutsa message y'Imana yabaga ishaka gutambutsa muri icyo gihe. Ariko uyu munsi siko bimeze, ahubwo umwuka w'Imana akorera muri twebwe. Yesu ajya kuva mu isi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo simbasize nk'imfubyi, ngo ahubwo nzabohereza umufasha uwo kubana namwe. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umwuka naza azabemeza iby'ibyaha byanyu. Bishatse kuvuga ngo umwuka wera icyo adufasha ni ukutwemeza ibyaha, ukamenya ko uri umunyabyaha. Biragoye ko ushobora gufata umuntu ukamubwira ati ibi bintu ukora ni bibi, yaramaze kubihitamo, abona bimubeshejeho, kubesha bimubeshejeho, gutukana yumva ari byo bimuhaye icyubahiro, asambana kumva yanejeje umubiri ntibishoboka. Ariko umwuka iyo amugezemo aramuhindura pe.
rero kubuzura umwuka wera ntidukeneye umwuka wo kuririmba, ahubwo dukeneye umwuka wo kudufasha kumenya abo turi no guca bugufi, tukamenya ko turi abanyabyaha twagiriwe ubuntu na Kristo Yesu. Ntushobora kuzura umwuka wera utaravuka bwa kabiri. Iyo bavuze kuvuka bwa kabiri ni ukuva mu byo wahozemo bya kera ukagendera mu bintu bishya birimo gukiranuka no kumvira Imana. Ibi rero bishatse gusobanura iki? Mwene data umbabarire unkundire unyumve. Reka ngusomere amagambo n'ubundi ari mu Bagalatiya, ni ibice 6 umurongo w'8. 8 haravuze ngo ubibira umubiri we muri uwo mwuka azasarura kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mubiri, umwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Niko Bibiliya ivuze. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Imbuto kuzera suko twigira ku bandi kugira ngo tugire abandi dusa nabo, ahubwo imbuto z'umwuka zidufasha gusa na Yesu Kristo, tukagira urukundo, tukagira amahoro muri twebwe, tukagwa neza. Ikimana igusaba kirakomeye, ariko kiroroshye igihe ugihawe n'umwuka wera, kuko ntuzera imbuto z'umwuka utaruzuye umwuka wera. Naba ndi kugusaba ikintu gikomeye mwene data, kandi naba ndi kukurushya. Ntuzigera umenya ububi bwo gusambana utaruzura umwuka wera, ndetse ntuzanamenya uburyohe bw'agakiza utaruzura umwuka wera. Ntuzanamenya intambwe wateye igihe cyose utaruzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera ni gute? Nuko igihe cyose hari imbaraga zitangiye gukorera muri we zidafite aho zihuriye na kamere yawe, ahubwo n'umwuka w'Imana ukuzamo agatangira kukwangisha ibyo kamere yakundaga. Imana itugirire neza. Muri twe umuntu agizwe n'ibyiciro bitatu cyangwa se ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma umwuka, ubugingo n'umubiri nibyo bihora bihanganye cyane. Icyo kamere irarikira si kamere, ubwo n'umubiri wacu, si cy'umwuka cyangwa se ubugingo burarikira. Ijambo dusomye riratubwiye ngo ubibira muri uwo mwuka, ubibira muri uwo mubiri ngazasarura kubora, ngari kubibira uwo mwuka muri uwo mwuka ngazasarura ubugingo bw'iteka, ubugingo buhoraho. Ibi bishatse gusobanura iki rero? Kuzura umwuka wera no kuyoborwa n'umwuka wera ni ibintu bibiri bikwiye kugendana, kuko umwuka ntiwamwuzura ngo ntakuyobore. Ariyo mpamvu abantu bagarukira ku ntambwe ya mbere. Hari umuntu wuzura umwuka wera ariko agahita ashaka gutangira kwikorera ibyo ashatse. Bende icyo gihe umwuka kuvamo akigendera, kuko umwuka wera ntabwo aguhata, ahubwo ni wowe umwinginga. Ari nayo mpamvu inzira umuntu acamo kugira ngo yuzure umwuka wera ni igihe agenda yicisha bugufi asenga ku manywa na nijoro, yinginga mwuka wera kugira ngo akorane nawe. Niba ubyumvishe mvugira ngo amen. Mu by'ukuri hari ikintu ugomba gusobanukirwa mwene data. Yesu ajya kuva mu isi yaganirije abigishwa n'abandi bose ari kumwe nabo. Mu bice 16 bya Yohana ku murongo wa 13 aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. 14 niho ashaka cyane, haravuze ngo uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Impamvu yo kuyoborwa n'umwuka wera, kandi ari nacyo cyiza kidukwiriye, nuko umwuka w'Imana akuyobora mu by'ukuri, adashobora kukuyobya, kandi akakuyobora nk'uko Imana ishaka kugenda. Iyo kuzura umwuka wera abantu benshi bananiye, bahitamo kuba abanyedini, akagendana urwandiko rw'itorero ariko atagira urwandiko rw'ijuru. Mu gatabo k'umugenzi harimo inkuru y'umugabo bita Ntabwenge. Ntabwenge ngo yagiye mu ijuru, yagera mu bigoye, mu bikomeye, kuko imbuto z'umwuka arimo kwihangana bikamunanira. Akavuga ati gerageza nagitindamo ngo agace za bugufi. Ageze kuri Yorodani atega ubwato, ngageze kandi guca muri Yorodani kukuri ariko Imana yashakaga byasabaga kwibiramo. Ntuzagira ubuhamya bwiza nutuzura umwuka wera. Ntuzigera ugira ubuhamya bwiza nutayoborwa n'umwuka wera.
umwuka wera rero agendana nawe mu by'ukuri, akakuyobora mu nzira y'ukuri, kandi akakunyuza mu nzira nzima izatuma wishimirwa n'Imana, kandi izatuma Imana ikureba ikavuga ngo mu isi mafite umuntu, kuko ufite imbuto z'umwuka wera. Mwene data, wera izihe mbuto? Hariho imbuto mbi, habaho imbuto z'umwuka wera, hakabaho n'imbuto zitari iz'umwuka wera. Uzabona abantu benshi cyane bahirimbanira kwera imbuto zitari iz'umwuka wera. Mu by'ukuri habaho impano z'umwuka wera, hakabaho n'imbuto z'umwuka wera. Zombi ni imbuto z'umwuka wera ni 9, n'impano z'umwuka wera ni 9. Ariko iyo abantu bamaze gukizwa bihutira cyane, nacyo bashaka kugira cyane, kugira impano cyangwa se kwagura impano zabo kuruta kwita ku mbuto z'umwuka wera. Muri ibi byombi igifite imbaraga cyane ni imbuto, kuko kubwiriza ubutumwa kwacu cyane si uko tuzabwira abantu ngo turabahanuzi, ahubwo nuko bazatubonaho Yesu ku bwa za mbuto nziza ziryoshye. Imana itugirire neza. Kuzura umwuka wera bigomba kugendana no kwera imbuto z'umwuka wera. Imana itugirire neza. Uzarebe iyo umuntu abaye umugabo agashaka gukomeza kuba umusore, biramuvuna kuko aba arimo kwigira icyo atari cyo. Niyo umuntu abaye umukristo ntayoborwe n'umwuka wera, kandi Kristo yagaragaje kugira ngo umuntu ahinduke umukristo mwiza w'ukuri akwiye kuzura umwuka wera, icyo gihe icyo azakora. Urugero rwa hafi rworoshye ni abigishwa ba Yesu. Ubuzima bwabo bwa mbere yuko buzura umwuka wera n'ubwa nyuma bamaze kuzura umwuka wera biratandukanye cyane. Nka Petero yagendanaga kamere avuga ngo twe tuvuka mu muryango w'Abazeroti, turi abanyamahane, ntawe udusuzugura, turi indwanyi, tugira gutya na gutya. Ariko uzareba amaze kuzura umwuka wera ku iherezo rye yuzuye umwuka wera, baramufashe kugira ngo bamubambe, aravuga ati mutanyubaha nimumbambe nk'uko mwabambye umwami wanjye, ahubwo munshurike. Reba Stefano bamutera amabuye, yuzuye umwuka wera, Bibiliya ivuga ngo mu maso ye hasaga nk'amarayika ngarabagirana, bamutera amabuye kubwo kuzura umwuka wera. Aravuga ngo babarire kuko batazi icyo bakora. Stefano yari umukiranutsi kandi yuzuraga umwuka wera. Mu by'ukuri ndakubwira ijambo rikomeye, nushaka gukiranuka uko bikwiriye, nushaka kugendera mu nzira y'umugisha uko bikwiriye, uzura umwuka wera, uyoborwe n'umwuka wera, kandi wera imbuto z'umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko umuntu wuzuye umwuka wera ntabwo umwuka wera atuma urukundo rugukonjana. Impamvu birabanga abazi Imana yo bazakomera muri Danieli, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, ni ukuvuga ngo abuzuye umwuka wera basobanukiwe Imana, igihe ntacyo kizabatwara, bazagendera mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka azabereka ahantu ho gukandagira, bazashyira ikirenge aho Yesu yakandagiye, kandi umwuka wera uzajya ubayobora ku manywa na nijoro. Abantu benshi iyo binjiye mu rusengero usanga bakurikiye ubuhanuzi, usanga bakurikiye kuvuga ngo nanjye itorero zanshyingire, bazandirimbire, guhagarara imbere y'abantu uririmbira abantu ubwiriza ni byiza, ariko ni byiza, ariko icyiza kuruta ibyo byose ni ukuzura umwuka wera no kwera imbuto ziryoshye. Imana itugiriye neza. Kandi igitangaje niyo step ya mbere ukimara kuzura umwuka wera. Step ya kabiri ni uko abantu batangira kuzisoroma, kandi abantu basoroma imbuto mu buryo butatu. Igiti iyo cyeze imbuto, hari abatera amabuye mu giti, hari abakinyeganyeza, hakabamo n'abacyurira. Ubwo bwose ni uburyo bubonekamo imbuto. Ni nako n'imbuto z'umwuka wera bazisoroma. Ugira kwihangana. Ese ugenda na kwihangana muri wowe? Imana iguha umutima wo guhagarara ukagenda nk'uko Imana igushaka, ukuzura umwuka wera mu buryo bwose Imana ishaka ko ugenda wuzuye umwuka wera. Imana igushoboza kuzura umwuka wera no guhagarara nawe. Biroze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi bishatse kuvuga ngo wakurikije imbuto z'umwuka wera ubuzima wabushobora, wabubamo bigakunda. Impamvu tugorwa no gukiranuka no guhagarara uko Imana dushaka, dufite uko twitwara.
iyo umuntu yuzuye umwuka wera akera imbuto z'umwuka wera, icyo gihe amenya ko ikibazo cyose azageramo si uzirwanirira, umuhamagara imuhamagara niyo imurwanirira mu ntambara zose ahura nazo. Imana igutabare kandi ujye uhagarara mu mwanya wawe neza, ucunge izamu ryawe neza. Mu by'ukuri nubona abantu mu rusengero siko bose bajya mu ijuru, hari uri mu rusengero kubw'impamvu runaka. Nzi umukobwa umwe yigeze akizwa, arakizwa cyane, yakoraga umurimo wo gukubura ku rusengero. Haza gutambuka umusore w'umupagani, amubonye yumva aramukunze, ariko yashaka kumuvugisha akumva aramutinya. Hari umuntu ukijijwe ntabwo aba ari umuntu usanzwe, ariko iyo yakijijwe neza nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma rimwe aza kubaza amakuru y'umuntu wari umuzi neza basenganaga, aramubwira ati umukobwa ntajya avugisha abapagani. Ati se nakoresheje ubuhe buryo? Aramubwira ati uburyo bwose wakoresha niba uzashoboka igihe cyose utakijijwe. Umusore w'ukeye aravuga ati niba mushaka nkaba mbona inzira namubonamo ari ugukizwa gusa. Aza mu rusengero yigira umubatizo, urumva ntiyarakijijwe ko ari ukuza gusa. Arakizwa, baramubatiza. Akimara kugera mu rusengero hashize iminsi mike aravuga ati ariko Imana nanjye yansuye irambwira ngo njye mu muhamagaro wo gukubura. Urabona umusore wambaye imyambaro, yambaye ipantaro n'umupira ari gukubura yunamye, bene uwo musore wamubona agakiza cyane. Impamvu tuvuga izi mbuto, hari abantu bera imbuto zijya gusa na za zindi ariko sizo. Ikizabikubwira ni uko umuntu uyu munsi uzamubona yihangana ariko ejo ukamubona atihangana. Kwera imbuto z'umwuka wera ni ugushimikira, ni ukumaramaza. Uyu musore arangije agera ku rusengero, abwira umukobwa naragukunze. Nyirabanje barabanza bakuburana igihe, bukeye aramubwira ati ariko naragukunze. Umukobwa araseka, tibarankunze ati hari umuntu wiyoberanya no kumusengera bikakunanira. Aramubwira ati naragukunze maze igihe kinini ngukunze, ati kandi ndumva ari umwuka w'Imana yakumpishuriye. Umukobwa aravuga ati se umuntu ukubura ku rusengero nakurirwa musengera? Kubera bumva yabonaga yicishije bugufi, kandi biriya yavuze ko mu mbuto z'umwuka arimo no guca. Hari abantu baca bugufi atari umwuka w'Imana. Impamvu rero tuvuga imbuto z'umwuka wera, kuki zitwiza umwuka wera? Ni igisobanuro ngo hari n'ibindi biti byera imbuto. Hari n'imbuto z'ubusore, hari n'izindi mbuto zitandukanye. Ubusore bwera imbuto z'amashagaga akomeye cyane. Hari n'izindi mbuto zikomeye. Umuntu ugikora ubukwe agira imyitwarire ye, bakiri muri honeymoon, amakada agifunze, Imana igitugirira neza. Bibiliya ni ijambo ryiza cyane. Umwuka nazo azabemeza iby'ibyaha byanyu, nibwo azakwemeza ko uri umunyabyaha udakwiriye. Ni nabwo uzabona icyo Yesu yakoze ku buzima bwawe. Uko wihana useka wumva ari ibintu bigize gutebye, oya nturamenya icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe. Imana iguha imbaraga zo gusobanukirwa no guhishurirwa ko umurimo Yesu yakoze mu buzima bwawe udasanzwe. Ndakubwirira amagambo akomeye, nihuta cyane ko sinshaka gutinda. Uyu mukobwa byarangiye yemeye umusore, barakundana, bakora ubukwe, ariko yamenye ko adakijijwe. Umusore bageze mu rugo bicaye ku buriri, akurikiye sinzoga munsi y'igitanda. Aramubwira ati tunywe. Undi ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Undi aramuseka aramubwira ati ibyo uvuga warabivuze kera ukimbona, ubu wageze iwanjye byarangiye. Umukobwa agerageje gutokesha umusore amukubita urushyi. Aramubwira ati byarangiye, nta byo gutera hejuru uvuga ngo ibiki n'ibiki. Imana y'amahoro ikugirire neza mwene data, urakiranuka uko bikwiriye, witwara uko bikwiriye, ujye uba amaso uko bikwiriye. Muri iki gihe abantu bakunze ibibanezeza, ntabwo bakunda izi nyigisho, ahubwo izi nyigisho bazigize zo mu cyaro. Ntabwo waba uri mu Kigali ngo ukiranuke, oya, uko ni ukwibeshya gukomeye. Imana iraguhamagarira guhindukira no kuva mu byaha no kugira ibintu utera umugongo. Imana iguha imbaraga zo kuneshereza muri Kristo Yesu, kandi wuzure umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera, urukundo. Ese mwene data uracyagira urukundo? Hari igihe umuntu atangira yereza imbuto agaheba ngo yangu namenye ko abantu b'iki gihe budakwiye kubafasha. Oya, umwuka wera azakuyobora uburyo uzajya ubikora, kuko igihe uzatandukana n'umwuka wera uzakora ibintu udakwiye gukora kandi ukwiriye gukora neza.
Imana y'amahoro ikugire neza. Mwene data, wera izihe mbuto? Hariho impano z'umwuka wera, hakabaho n'imbuto z'umwuka wera. Kuki twishimira gukoresha impano z'umwuka wera, guhanura, kwerekwa, ni nabyo bituzana mu rusengero cyane. Ariko dukwiriye kwita ku mbuto z'umwuka wera, tukaziha agaciro, ukamenya uko witwara, ukamenya uko ugenda, ukamenya uko uhagarara. Imana iguha imbaraga. Imbuto z'umwuka wera. 24 ngo aba Kristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari byabo. 25 ngo niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. 26 bivuze ngo twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Ibi bishatse gusobanura ko hari imyitwarire idakwiriye umuntu wese witwa umukristo. Ushaka kuba umukristo mwiza, ukazarangiza urugendo amahoro neza, itoze kandi ushaka umwuka wera. Sinzi ikintu abarokore babaye muri iki gihe, ariko twe dukizwa, iyo umuntu yakizwaga yashishikariraga kuzura umwuka wera, kandi yamara kuba umurokore agashishikarira kwera imbuto. Ariko ikibabaje muri iki gihe, abantu benshi ntibafite imbuto, abantu bafite imyitwarire itari myiza. Umuntu mugenzi baramubwira ati ndashaka kundangira umukozi, ati mfite umukozi atunyiba, ati none naraye mwirukanye. Aramubwira ati nta wundi mukozi wambonera utanyiba. Undi arangije aramubwira ati ntago nabona utiba, ati cyo kora nakubonera uwiba make. Aramubwira ati kugira ngo mbone uriya wajya kunyiba menshi hafi ya yose, nzanira ngo wiba make. Baramuhamagara ati Yesu ashimwe mwene data, ati Yesu ahimbazwe, ati ngwino twakuboneye akazi, batubwiye ko uri umukristo mwiza. Araza seka yishimye, ariko imbuto zacu zamaze kujya hagaragara. Yesu yavuze amagambo akomeye muri Matayo 5. Reka tuwasome. Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo ubukimaze teretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. 15 nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu yera imbuto ni ryatabaza, ni wa muntu ugiye kumurikira abandi. Ni twebwe isi ikwiriye kwigiraho ubugwaneza n'ubunyangamugayo. Ariko birababaje ko uyu munsi utakizerwa, kuko izi mbuto twatandukanye nazo. Satani aragusanga kuganiriza uburyo umushahara ufite utazagutunga, akakwigisha kwiba n'ubwenge bwo kubikoramo. Ejo ukatukisha izina ry'Imana na yandi witabwa make ukayabura. Nukuvuga ngo kutera imbuto bizatujyana mu mutego w'ibihe bituma Imana itatwishimira. Dukwiriye kuba maso, tukagenda uko Imana dushaka, tukuzura umwuka wera. Birababaje kuba tugeze mu gihe umuntu aje kuvuga ngo niba kana kari mu rusengero ari umurokore, sinifuza kuba umurokore. Nuvuga ngo Yesu izindi mbuto zitaryoshye ni bimwe Yesaya yahanuye, aravuga ngo ni munyize nge n'uruzabibu rwanjye. Uruzabibu rwanjye narufashe, nafashe umurima ngucukura amabuye, ngukuramo ibyatsi, ndangije nguteramo insina nzinguze, ndawuzitira nguteramo insina nzinguzera, ngari kugiye kwera ngo wera indibu. Imana idutabare mwene data. Imbuto Yesu agushakamo cyangwa se Imana ni imbuto zizazana abantu kuri Yesu, si imbuto zibakura kuri Yesu, si imbuto zituma abantu bicuza ko bamenyenye nawe, ni imbuto zituma abantu bavuga ngo twagize umugisha wo kumenyana n'umuntu wera imbuto z'umwuka wera. Ntabwo izi mbuto zidufasha kubaho kandi tukabaho neza mu buryo butuma abantu bifuza kumera nk'uko tumeze, bakabirarikira, bakabyifuza cyane. Ngana ku musozo ndakubwira ngo turi abantu badapfa kwishira. Uzabibona umukobwa w'umurokore iyo yatwaye inda
bivugwa cyane kuruta uko umukobwa utari umurokore yayitwaye. Kubera iki? Baravuga ati dore uko bajyaga bishushanya, ariko uyu usanzwe yibera muri biriya byaha we n'undi bavuga ati niko. Ibi bishatse gusobanura ikirere, kuzura umwuka wera bizaturinda kutagwa mu mutego w'ibihe. Kwera imbuto rero byo bizaturinda gusa n'isi, ahubwo duse na Yesu, kuko Yesu bene izi mbuto atavuyemo n'imwe zose yaraziraga, kuko umwuka wera yajyaga amukomeza akamuha imbaraga. Ninde ugukomeza muri urugendo akagushoboza kwera imbuto no kuzura umwuka wera? Icyamu uyu munsi ugahagarara mu murongo mwiza Imana igushakamo, ukera imbuto nk'uko Imana ibigusaba. Imana itugirire neza, nta batwikiriza, Imana igitugirira neza, nta bacana itabaza ngo ritwikirize intonga. Nuvuga ngo iyo umaze gucana itara ku bantu bagize amatara yo mu cyaro, nta gushobora kuricana ngo uritwikire, ndetse nayo mu nzu ntibyakunda. Ngo numara kuritwikira ngo uvuge ngo urifite umumaro, ya umumaro waryo nuko warikuraho igitambaro rikamurika. Natwe ntitubasha kwihishira, twubatse mu mpinga y'umusozi aho nitwera imbuto nzima abantu bazazibona, kandi aho tuzera imbuto nziza abantu bakazibona, nimbi nabwo bazazibona, bwo bazazibona kuruta uko bareba inziza muri twebwe. Yesu aguha umugisha mwene data, wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ese witwara nk'uko Imana igusaba? Pawulo niwe wandikiye Abagalatiya, babwira amagambo meza, irabwira ngo arikorera imbuto z'umwuka, n'urukundo, n'ibyishimo. Uzarebe ibyishimo by'umuntu ukijijwe n'udakijijwe biratandukanye. Hari umuntu unezezwa nuko yanyweye inzoga agati gahuza miryango ndishimye. Urukundo rw'umuntu ukiranuka wuzuye umwuka wera, iyo akubwiye ngo aragukunda ntaba kubeshya no gupfa yapfa kubwo kuzura umwuka wera, kuko imbaraga zimukoresha size hari ubundi bushobozi n'ubundi butware bukorera imbere muri we buturuka ku Mana. Ni amahoro, hari amahoro udashobora gukura mu isi, amahoro atangwa na Yesu yonyine. Izi ni imbuto zizanwa nuko umuntu yuzuye umwuka wera. Imana idutabare. Warakijijwe ugera ku musaraba cyangwa agarukiyemo hagati. Iyo umuntu kuba umukristo munaniye ahitamo kuba umunyedini, nicyo hitamo muri ubu buzima, n'ubuhe buryo witwaramo. Imana irakubwira ijambo rikomeye ngana ku musozo, ndakubwira ngo saba Imana imbaraga, wuzure umwuka wera, ugendere mu nzira ikwiriye, kandi uhagarare nk'uko Imana igushaka. Nibitaba ibyo tuzisanga dusa n'abandi bantu, kandi icyo Imana idusaba ni ugusa n'uwo tubyaye. We wabyara umwana ukishimira kubyara umwana mudasa. Niba Imana ari data, mureke twuzure umwuka wera, dukora ibyo data ashima kandi adushakaho. Imbuto z'umwuka wera uko ari 9 zose, byibuza niba utazera zose weramo zingahe? Ese wuzuye umwuka wera? Ntushobora kuzura umwuka wera utaratera intambwe ngo wakire Yesu umwami n'umukiza. Imana iguha imbaraga, ugire ibintu usiga inyuma. Icyo nkubwira ni ugushaka mu maso y'Imana, kandi Imana iraboneka rwose. Ndagira ngo ngusengere Imana. Mwene data, warakijijwe, wakire Yesu umwami n'umukiza. Ndagira ngo niba utarakire Yesu umwami n'umukiza, usubiremo aya magambo hanyuma ngufashe. Vuga ngo mwami Yesu, nsinzwe n'ijambo ryawe, kuri izina ryawe uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi umpa imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Amen. Ndagira ngo usengere mwene data. Birashoboka ko umaze igihe kirekire wibaza uko wagenda, uko wakwitwara, niki cyatuma ubukristo bwanjye bugira umurongo mwiza. Biragusaba guhinduka. Mu by'ukuri ujye ucungana n'abantu nagendana nabo n'ubuzima nuko witwara. Hari igihe umuntu abaho iteka ryose, ntabwo twuzura umwuka wera wo kunyanyagiza, twuzura umwuka wera wo kubaho nyine twirinze, dufite imbaraga, kandi duhagaze mu bya Kristo nk'uko Imana ibishaka, atari uko twitwara, atari kamere yacu. Imana idutabare. Ndagira ngo usengere. Birashoboka yuko umaze igihe kirekire wibaza nihe namwe naterese nagara gute, birashoboka wasubiye inyuma. Imana ikugarukeho, usenge, Imana ikuzuza umwuka wera. Ndagira ngo usengere. Imana igukomeze kandi guha imbaraga. Mana ndagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, ugira neza bugacya bukira. Uri igitare cyisungwa n'amahanga yose, uri ubwugamo bwiza, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itaruka, uri data mwiza kandi uzi intege nke zacu. Mweretse uyu mwene data yasubiye inyuma aracogora,
harimo n'uyu wari ugambirira gukora ibyiza akagerageza, ariko aho yarageze umwanzi yendaga kumutsinda ndetse yendaga kurekura, ariko ndasenze kugira ngo mukomereze amaboko, umushoboze kugendera mu nzira zawe uko bikwiriye. Ngaho muha amahoro n'imbaraga, kandi umwuka wera yongera musukemo imbaraga. Ndasenze kugira ngo usuke ubyutse n'umwuka wera mu itorero, ukoresha abantu bawe, abakozi bawe, abaririmbyi, abavuga butumwa, buri muntu wese ugukorera umushoboze kandi umwiteho. Urakoze gukora ibintu byo ngusabye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Shalom shalom.